i Madrid hari inkuru rwose irimo kugenda izamuka gake gake, inkuru ivuga ko uyu musore watakira ikipe ya Manchester City ashobora kuba yakwerekeza i Santiago Bernabeu mu gihe haba hafashwe icyemezo cyo gutandukana na Vinicius Junior. Halland akajya mu ikipe ya Real de Madrid. Ni ikintu umuntu yavuga ko gifite ireme, gifite koko ishingira ari ibintu bishoboka. Ugendeye ku cyo Real Madrid isanzwe cyo ku isoko ubushongwe n'ubukaka bwayo, ukagendana n'imyumvire y'umukinnyi attitude, ukagenda n'ibihe kipe imwe Man City, mbona ko uyu munsi byashoboka bitewe nuko simbona Man City imeze nk'uko yari imeze mu myaka 2-3 handi yatwara treble ikagaruka yatiyongeza champion muri Champions League, ikagerageza gukomeza guhagara ku ijambo ryayo. Uyu munsi mbona itapfa gukora nk'ibyo yakoze uwo mwaka. Kandi Real Madrid kimwe mu bintu isezeranya buri mukozi wayo wese, cyane cyane abakinnyi, ni ekipe ikubwira ko yagufasha kubona byinshi, yagufasha kubona iryo zino utakora muri ekipe yose ku isi. Ikindi n'ibikombe Real Madrid muri projet zabo yizire uyisomye ubona bishoboka ko babitwara kuta handi hose ku isi. Wenda by'umupira w'amaguru akazi ndi realite ikashaka ko yamera imyaka runaka itwaye ibikombe, ariko muri projet zayo n'uburyo bayinjizamo abakinnyi ubona ko byakora kuruta handi hantu hose ku isi. Uyu munsi Real Madrid mo gukora impinduka zitandukanye. Ikindi Real Madrid mu by'ikeneye nayo imbaraga ashobora ko yashyiramo, turabizi ajya kuzana Joseru batekeza ko ntari Ken byashoboka, ariko projet Mbappe ijemo bibasaba gutegereza no kwihangana n'ibikorwa byo kuvugura stade byari birimo. Uyu munsi Real Madrid yatangiye kujyana ibibazo n'umukinnyi, turabizi uretse ibibazo bimaze iminsi tutumba. Real Madrid kongera amasezerano Vinicius nishaka kubenya ko dossier iri muri muzigomba gukorwaho, nirimo kubyihutisha bigiranye n'igihe yari haye umukinnyi ko bagomba kuba bongeye amasezerano. aba muri agence muri Rock Nation yarakwa Jezi bamaze kohereza uhagarara Vinicius inshuro 3 kubonana n'ushinzwe imibereho y'abakinnyi no kongera amasezerano y'ikipe Real Madrid. Naga aratera intambwe ngo abereke igisubizo cyane cyo kigiye gukorwa. Icyo ngicyo urumva ko Real Madrid mu kongera amasezerano y'umukinnyi irimo kubigendamo biguru ntege. Ikindi bafite umukinnyi twakwita kari mwiza ku mwanya barakinaho ariko uhengetse, sinekeza ko Mbappe yishimye wenda kukigera uko yakwishimira ari ku mwanya we nimero 11, ariko ibyo ngibyo bigendanye n'ibigaragara mu kibuga ibintu byose bimeze neza kugeza kuri uyu munsi. Ariko natangiye kuzamo ibibazo byimbona nkubone hagati y'umukinnyi n'umutoza. Uyu munsi yatangaje ko yishimiye isaba ry'imbabazi yakoze uyu mugabo Vinicius, kasabye imbabazi xabi alonso rikanyira gisoko byamushimishije n'andi bose kwa Real Madrid. Ariko uyu munsi barashyira muri situation Vinicius nyuma yo gusaba imbabazi none bagomba kwemera ko ari umukinnyi wakorwa bigashoboka. Niba uyu munsi nagusimbuje ukitwara nabi ukanasabira imbabazi, none ubutani ngusimbuza ntuzasaba imbabazi, nicyo bisobanuye. Urumva rero ntago yongera gufiringa untouchable position kwa Real Madrid. Icyo ngicyo ukibaza Vinicius igiye azakemera, noneho nibyo amasezerano bitarajya ku murongo ukumva ko nabyaza kuba ikibazo. Ariko noneho nitujya kureba ku cyo Madrid twabona ko irwaye cyane, twayibonaga mu minsi itambutse ko yari irwaye nimero 9. Bapara bitsinda yego nibyo, ariko hari ibitego atarashobora gutsinda bya indi bakeneraho rutahizamu, bya bitego byo kuvuga ngo mu gihe gutera koroneri wiziye ko Mbappe agiye gusimbuka gutsinda igitego n'umutwe, bya bitego tuzi ngo nibyo abataka baguma muri surface nuko baranda bigenza. Uyu munsi urebye ayo masezerano Real Madrid imaze iminsi itajya kwa unlockinga mu makipe atandukanye, itwara abakinnyi b'ubuntu umunsi ku munsi no kukigendanye n'ikigendanye na finance. Real Madrid atekeza kuri umwanya mwiza ko yagura umukinnyi uwo ari wese uko yabahenze kose uyu munsi. Rero ngendeye ku cyo Real Madrid isanzwe ari cyo, nkagenda kuri situation y'umukinnyi Vinicius ndetse no kuri ekipe kwimo kwitwara mu bigendanye no kumwongera amasezerano, nkagendera no kuri Real Madrid imaze iminsi idakoresha amafaranga yo ku isoko ku kigero gihambaye cyane, kandi nkagendera ko umukinnyi wa Man City uyu munsi kujya kwa Real Madrid kimwe n'abandi bose bava mu makipe atandukanye aba ari intambwe yabateye, kuko kwa Man City ubu ntekereza ko nta kitwa ideni ry'igikombe yaba afite ataratwarayo, kuko twabonye Trent Alexander-Arnold nubwo adafite amasezerano yateye umugongo ikipe yamuhaye byose mu myaka yaramaze mu buzima bwe akiri umupira w'amaguru. Mbona ko ndi mukinnyi ashobora kuba yabikora cyane cyane watwaye byose mu ikipe arimo kubarizwamo. Ni cyatera ubwoba abo kwa Man City cyane, niba ari yabiri serie bya biteye ubwoba. Amasezerano ya Halland ahubwo ngiye mbona kwiye ko ari yatera ubwoba ahubwo Real ko n'umuntu ntiyamubona mu buryo bwo Halland bwo nta buri. Halland ni umuntu ufite amasezerano azamugeza hafi muri 33 na 4 nananga tuvuga imyaka 9.
ayo ni amasezerano ateye ubwoba ahubwo kugura Halland. Ikindi na Halland wari mbona Real Madrid nyine kubera yuko kano kabazo ka Vinicius kajemo ibitangazamakuru nyine bitabikubwiye bitangira kwandika inkuru nyinshi zivuga ziti noneho Mbappe yasona mwanya we ntabwo arimo yasubira gukina aho Vinicius ari gukina, hanyuma Halland akaza katakaho kuri point aho Mbappe ari kwataka, ariko mbona bishingiye cyane cyane kuri iki kibazo cya Vinicius kurenza ko byabishingiye kuri realite y'ukuri n'icyo Halland yaba atekereza kujya muri Madrid. Nibyo nta mukita kwiza kugera muri Real Madrid, ariko dewe ngewe na amasezerano ya Halland na Manchester City ubwayo nagiraho ikibazo kiri muri ubu buryo. Erling Brot Halland yagombaga gusoza amasezerano 2027 nibwo amasezerano yagombaga kurangira. Amasezerano yari afite muri release clause ya miliyoni 170. Mu kwezi kwa mbere batangaje ko bongereye amasezerano Erling Brot Halland azamugeza muri 2034, ahita akuramo ya release clause ya miliyoni 170, ahita yikuramo. Ariko mu nkuru ya The Athletic agace gatoya karimo nshaka kugira ngo Emi adushirireho, hari ibiganiro tujya tubona abatoza abagenti n'abakinnyi bagirana na equipe mu buryo busa nkaho buzigwe ko twabonye Tijani Renda azaganira na Mirasa akamubwira ati ngiye equipe izi niziza nzahita ngenda, kandi yari yongereye amasezerano. Hano ni ku itariki ya 18 z'ukwezi kwa mbere 2025 mu nkuru ya The Athletic bagiraga bati Erling Halland signed a 9.5-year deal to stay at Manchester City until 2034. The new agreement removed the release clauses of his previous agreement and poured water on him, one day leaving to join Real Madrid, at least for the time being. Ibi ni biri hehe? Iyi ni ku itariki 18 z'ukwezi kwa mbere ubwo batangazaga amasezerano ya Erling Brot Halland, baramaze kuyatangaza amaze kongera amasezerano. So Papa Halland, Arif Halland ni nawe udiringa hano na mbere ajya muri Manchester City bashyiramo ziriya release clauses bashakaga uburyo wenda batazamugora mu bijyanye no kuba bakongera amasezerano, mu bijyanye no kuba basohoka haje equipe runaka ishobora kuba wamutwara wamutanga bamusinyisha igihe kirekire bashyiramo release clause ya miliyoni 170 City irabyemera. Ariko hano bagiye kongera amasezerano y'igihe kirekire kingana gutya, ntekereza ko bishobora kuba byari muri ya amortization, kubera ko bari bahisemo mukina no ku 400. Oye na amortization no mukinga imyaka 25 ubu yayujuje ejo muri mu kwa 7 afite imyaka 25. Nono 400 bamuhaye by'umushahara guhita bakwedura bakongera ahubwo bari bongeyeho imyaka 7 kuri contrat yari isanzwe. Muri mu buryo bemeye gukura mino release clause ya za miliyoni 170 n'aka kantu The Athletic yongeyemo ka miliyoni 100 ka Real Madrid yo kari umukiye utekereza kuba yazajya muri equipe ya Real Madrid mu buryo bworoshye cyangwa bugoye, byashoboka ku buryo bumwe. Ariko niba ari amasezerano basinye ku ruhande rwabo na equipe gusa atarimo bya bindi twakwita nka gentleman agreement twagiye twumva muri deal za Isaac ejo bundi, twagiye twumva mu bya Yokeresh, twagiye twumva mu bya Harry Kane avuga bati yemerewe kuba yagaruka muri Premier League mu gihe bishaka kuri miliyoni 56 gutyo, nubwo bitanditse ariko bikaba birimo. Aha ni si yari igeze n'abantu n'ukuntu abantu bagendaga bagura abakinnyi, ukuntu Chelsea yari imaze kugura abakinnyi kubera release clause za 120 uribukiya Enzo, uribukiya Caicedo, uribuka uburyo ama equipe yo muri La Liga yagiye agurirana, uribuka Neymar agurwa miliyoni 220 ajya muri Paris Saint-Germain kubera release clause byahise bihumura ama equipe yo muri Espagne. None batangira kuva mu bihumbi, batangira kubashyira ku mamiliyari kugira ngo barebe uburyo baca intege ababashaka, kuko monde y'isi amafaranga uburyo arimo aragurwa mu bakinnyi ni ibintu bisa nkaho byoroshye ku buryo kumvikana n'umukinnyi gusa afite release clause ya miliyoni 170. Ubu ngubu ama equipe agera kuri 6 umukinnyi yamugura mu Bwongereza. Wajya mu gitondo Newcastle kazi kamutwara mushaka, Newcastle yamugura, Arsenal yamugura, Chelsea yamugura, Liverpool yamugura, United yamugura. Ni ikintu gusa cyo kumuganiriza wowe bakemeranya cyitwa personal terms bakaza bakamugura kuri izo release clause. So mbona rero ko ni projet baba batekerezaho
ko bamutwara ariko byashingira ku mwanzuro wa Vini kuko nanone Kuko Simba- inkuru uyu mugabo w'umudage Fotenberg bavuga yuko ngo bishingiye cyane cyane ku mubano mubi Real Madrid yagiranye na Vinicius ariko ngo bikanashingira ku gitekerezo cy'uko abo muri Saudi Arabia batigeze bava ku mushinga wabo kwinjiza Vinicius Junior. muri barashaka ari babiri barashaka Vini bagashaka na Mohamed Salah kuko Bongo- Mohamed Salah bashaka kumugira brand ambassador Bongo banapanga yuko Vinicius Junior nyuma Benzema agomba kuza agahabwa ibyegeranye n'ibya Cristiano Ronaldo muri Saudi Arabia. Wareba rero kubwira Vinicius ngo uragumukubita miliyoni desa ku mwaka Beni ya Cameroon w'inkomoko kuri Veni arimo gusaba Real bakujya inshuro 10 uyu muhungu biragoye ko bamukipinga muri Real iki nacyo ngo bakaba bagitekereza kuko ngo Saudi Arabia muri uyu mushinga wa mushyashye no kubaka n'amastade bagomba kuzakiniramo ko bagiye kubaka umujyi mushya kuva zero to building city rwose ku gace gafatanye na Misiri batandukanye muri nyanja nyine kegeranye na Misiri buryo ngo bagiye kubakamo amafaranga azagenda ubundi ngo azabari nk'agace azabari umujyi wa sport urimo ibibuga byinshi bitandukanye by'umupira w'amaguru n'ibindi no muntu mwabonye azokana kira kibuga cyo mu kirere cyazi bira nibyo koko bavuga ngo ni AI oya ntabwo ari AI ni projet ni muri projet ya hanyuma se abantu bakajya gukinirayo bazajya bakinira hara nta kibazo kibaza bakinira ngo nazajya kuhogereza umupira warenga metero 300 ngahe urenga uzabujya zatagomera bese upira warenga ariko cyane uzayicame noneho n'inyamirambo nurarenga iyo projet n'inyamirambo ari rwaro na baro muri AI baro ya Kiyovu igeze kubura inyamirambo yaraburishijwe ntiyabuze bariburi uko yarenze stade kubita ishoti forward war umupira ushobora gusanga no kumumena si kenshi urenga wasanga bareba barawubitse uzarenga mu kirere iyi ngiyi hano uyu mujyi ugomba kubakwa hafi y'igihugu cya Misiri ibyo zose rero projet Saudi Arabia irimo z'umupira Ben nizo zivuga ngo Vinicius Junior nawe agomba kuza kuba ari muri ibi bintu kandi ngo noneho rero biteguye kwishyura Real Madrid miliyoni 200 nizo ngo biteguye kuyishyura Real umwaka ushize muri Sama bari bafite bo baravuga ko niri ya release close ya miliyari bayishyuye yongo miliyari se mu mupira w'amaguru abemera baba bayishyura ariko miliyoni 200 zo cash kakabayizi Saudi Arabia baziha Real Madrid biba yari ukugurisha ngo niyo ryaba ari mu kwezi kwa mbere cyangwa se umwaka w'umukino urangiye ngo miliyoni 200 zo Real Madrid baziha fuwa biba yari ukugurishanya atari ukuvuga ngo Vini yananiye Real Madrid nyine nawe yapushinze ntabwo bayafata 200 oya ariko de ubona bibaye ari ukugurisha aka kantu ko United yagiye gusaba Casemiro ntabwo yari yayemera ariko nyine bigendanye n'uburyo Madrid kwitwa ku kibazo cyo kongera amasezerano Vinicius ubona ko nayo hari ubushake ifite bwo yamureka akaba yagenda amasezerano ye mu kwezi kwa gatatu bari bemeranyije ko kongera amasezerano Vini niwe wabisubije inyuma amaze kurunguruka muri kontra ya Mbappe ahita azavuga ngo ayibona tubundi ubundi yibona nka Mbappe neze njye ko nyibona ndi hano yizi fuwa uyu byose muri ariko amafaranga ndayazi ibyo byo amafaranga ariko nawe niba ntabwo uzanga amafaranga bamutundi tuntu nyine nawe weravugaga ati mu mushahara niba hembwa vinahembwa 100 n'umukinnyi wa gatatu magana nafunze muri La Liga ari wa gatatu nyuma ya Vini nani nyuma ya Mbappe na David Alaba ni ukurikiraho none akavuga niba mpembwa miliyoni 25 na bonus zirimo Mbappe akaba arimo arafata miliyoni 35 urumva nyine ari ama bonus nayo arimo azira bonus kugafata 20 agafata na bonus z5 nyine ariko bonus nyine hari ibyo ugomba kuzuza kugira ngo uzitware kimwe uko Mbappe hari afata bonus za 20 bitewe bakavuga bati rero ngenda ndashaka nanjye kugira ngo njye kuri urwo rwego byibura ku mushahara mu mpereze nanjye 600 niyo mpamvu ibijyanye n'ibiganiro by'amasezerano Real Madrid niyo yahise bishyira on hold irabati reka twe tumuretse tuzabisubukura muri Sama ya 2026 asigaje umwaka umwe ku masezerano so hahise hikubitamo rero iki kibazo cye n'umutoza Xabi Alonso mu buryo bugaragara club ubuyobozi bwa club bwanze kwiruga bubyivangamo cyane hazamo iyo Paris Saint-Germain n'ubundi Benjamin yavugaga ngo ishaka gukora revenge ikaba yajyamo kugira ngo irebe ko yatwara Vini ubwo kuri rya zina no kuri ya mikinire n'imikinishirize Real Madrid nayo ikavuga iti reka tubazane bombi harandi yatakire hagati Mbappe yatakire ibumoso
ariko ikintu Okay. cyari kindi wenda tutanakwirengagiza none aya mafaranga Real Madrid imaze iminsi idashyira ku isoko nawe ashobora kuza kwifasha gukora ino deal ariko ikintu mbona none bitewe n'amasezerano uyu musore afite Halland bizashingira ku bushake bwe no gusa mu gushega masezerano y'ikintu kiriho ikintu nta release clause irimo hari risk clause irimo nyine bizashingira ku gushega kwe gushegera Real Madrid afite amasezerano akomeye be amasezerano y'imyaka 9 nyine urumva bafite ubwo bushake atari nk'ibyo Dawes avuga bavuga ngo ari ubushatsi bwa ekipe gusa handi ekipe ziganira umukinnyi yabyihuriye yashyizemo icyubahiro ariko niba nk'ibi ngibi byayo keresi tubona umuntu atasinziriye Real yahaye Vinicius ibyo ashaka akayiguma no gukora umukinnyi mwiza hari n'umukinnyi mwiza ariko nyine akansura heba yamuhaye ibyo ashaka se ejo umwanditsi wa Kadena yaravuze ngo nubwo ibyo byose byabayeho batanze yasabye imbabazi ngo nawe yasabye imbabazi ugize ubona ijambo umutoza ngo we n'umutoza we ngo umubano wabo ngo uri irreparable donc ngo ntabwo nyine wawuhuza ngo bikunde we abifata nk'ibyarangiye ariko Rivaldo amugira inama Rivaldo abwiye Vinicius ati rero mbere na mbere irasi imyitwarire myiza banza ujye umenya kuba ahantu kandi abatoza ujye umenya ikipe ukinira ati ikindi cya kabiri umutoza yaciye ku rwego rwo hejuru nka Xabi Alonso ntabwo yakwifuza ko umuzamukana umubano umusitara kureba abatoza bafunga umutwe cyane ariko ko kuri muzi Ancelotti batera unsigaje iminsi mike nkagenda Ancelotti sabwiye Ancelotti nta kintu byagiye mu ariko uyu mugabo ndamureba ngahita nibuka abandi batoza bato uryo bitwara ku bakinnyi bafite amashaka nk'aya ngaya ashaka guhimba baze nka za zindi zatushira izo yahaye Lukaku zo kutamukinisha gatakinisha kayi yego tushe no gize kayi mwataka tusheri niwe wagize kayi mwataka urada iki gitwege kitarimo imbere ka yaze kwerekana iryinyo na rimwe ariko iyi ntabwo ari ifoto ni ya kera ni ya kera ifoto imaze nibwo bahuye ahubwo nabo bari bahuye nabonye nibwo hari muri presentation y'abakinnyi bari kumwereka umutoza hano nibwo yarakiva mu biruhuko Vini no kuba batangaje nk'uko umutoza yishimiye gusaba imbabazi n'ifoto yabuze nta hamwe bigeze babinabishyira banavuze ko ngo baganiriye mu myitozo amagambo ya Vinicius ariko ifoto yabuze amagambo ya Vinicius mugize mwana mu ijambo coach bagiranye ikibazo yavuze team president fans Madridistas na Madridistas muri rusange ubwo mu ijambo rimwe Xabi Alonso ari muri abo arimo Madridista yishaka aho yibona arimo Madridista ariko nagara mu team work namwe mwese mu team mate namwe arimo Madridista cyangwa namwe mwese niho hantu Xabi Alonso karakaro bene kabe ukibazeho nge nandi mo ndareba match umutoza sose kuri asaba imbabazi umukinnyi asaba imbabazi asaba Madridista asaba abateammate asaba perezida n'abandi bose ubwo mu ijambo rimwe Xabi Alonso ari mu bandi bose ahitemo hajya niba ari mu Madridista cyangwa mu bandi bose ni ngo perezida n'ibishoboka twicariye Nyarugenge bari mu kumwe na Siri aba yahuranyije cyane bari kumwe na Siri Xabi Alonso muhasabwe imbabazi kandi none gitangaje niwe bagiranye ikibazo we yumva mu Madridistas yamenshonize ntago ari abandi bose ubwo abandi bose ni abahetazi Vinicius kandi niwe bagiranye ikibazo bura ni ibintu bari kuri match ya Getafe abantu benshi batayirebye oya Getafe sivuze iki kuri Vini arega ni uri subwambira bikoze wese message yaramukira kuko aya match yindi ni Espanyol ni yasimbujwemo mbere nyuma ya match ya Marseille erega ariko se nagumika go kuri nawe yari yabikoze nk'ibi no kuri zarashwanye kuri Keira Termat ese uzi ko Keira Termat yabanje amasimbu yabanjemo agashwana avuyemo Diaz umusimbura noza Ibrahim Diaz umusimbaga sina n'igitego no kamera no kuri Termat nabwo yamuvanyemo nabwo niyishima rwose Vinicius ikintu imyitwarire y'abatoza bakiri bato bashaka kubaka ibintu bikomeye kuko na Xabi Alonso arashaka kumwumva none se ngubu tuvuge ko Vinicius nta gihano gifatika wenda afatiwe nyine ku buryo bugaragara Xabi Alonso nyine ubwo wenda yabaye umujya ashaka kwerekana ko wenda ari Mr Nice nta kibazo cyiza nuko ubuyobozi bwamuhaye uburenganzira abikore cyangwa ntabikore Real Madrid yanze kwiteranya n'umukinnyi wayo none si umukinnyi wayo nyine wowe mutoza rega n'umutoza n'uwayo umuzigo n'uwawe nuha n'umuntu turi kumwe nawe turababarira turi kumwe nawe twarakintu bitubwiye ariko Xabi Alonso mfite ubwoba bw'uyu mutoza akakiri muto ashaka kugira ibintu yubakira ashaka kwiyubakira legacy muri dressing room akavuga ati giyewe niba ndangana wajya kubona wa mwanya wanuza wari ugiye kugenda Rodrigo nibwo agiye kubona neza ashaka muri weekend akamubanza nka match nk'eshatu hanze kuri ntibasimbura umuro wakwaka be umuro wakwaka kuri match muri ya Valence amukoze nka match ebyiri hanze zikurikiranya Rodrigo akina umuro wakwaka Rodrigo nawe katajya yiburira ariko rero kuntu murabona iri foto iravuga ibintu byinshi rero kuntu murabona yiteguye ko azi ko asanzwe yitwara yireberaga ku ruhande yaramubwiye ngo urakajya mu kuzimu Vinicius go to hell
ngene nabonye ngati mutoza ati yamubwiye calm down. amagambo mu cyesipanyol down. avuga ngo via tomari no kuro basobe ubona byose ngo kikajya mu kuzimu ni via tomari via tomari kono nibwo magambo yabwiye Vinicius nabwo Vinicius yabwiye boss yamubwiye jya muri dressing room apana ko acyagiye gusohoka agiye kumugeraho boss avuga ati calm down Vini ageze muri tano nibwo yavuze ngo Calm I want down. to live amubwiye amagambo amabi umutoza ati calm down ageze muri escalier ya gatatu ati giye iki kipe nanajye hasi nanga niteze imbabazi za tusheri na Lukaku rwose ikipe cyane ngikivugiye aravuze ngo arashaka kuva muri ikipe iki nicyo gihe cyiza ntabwo ati niba ngo byaba byiza kurutaho niba ari byo byaba ari byiza mureke mve muri ikipe yabura ngo yagiye muri dressing room agiye gufata telefone ye kugira ngo abwire umwagenti we ajye kwamagana igihe shaka kunkura abwira Jesus ahita agaruka Jesus mbere ntabwo iriya mibare ntaba yirimo Jesus yohereza abapagasi abafite abapagasi bamuha impapuro karizo n'amaso Real Madrid amani Vinicius n'umukinnyi mwiza ntimutakaza umukinnyi mwiza kuko nayo Vinicius ari mu yindi kipe izo miliyoni magana ngahe yazimutanga y'imuguru ariko reka dufate Vinicius tuba ino situation tishyira muri indi club Madrid bikurikirana yamutanga kugira ngo imuzane ibyiza ahubwo nibihandoringe ibaye na Vinicius ko n'umukinnyi nawe mwiza ubundi urumva mbere birashoboka ko babana mbere indishyi cyane nayo nijye kugana birukana umutoza mbere hari agenda hasi abandi batoza mbere hari ikibazo cya Real Madrid cy'amasezerano na Vinicius uyu munsi ni man to man habaye ikibazo cy'abakozi babiri bari muri institution oya niba batiyunga bya nyabyo ubundi Real Madrid hagati ya Vinicius hagati ya Vinicius na Xabi ikwiye guhomba igomba guhitamo ikwiye guhomba ndi simbizi Deus umutoza baragenda hakaza undi niwe ubafitime y'ibintu ubwo uri umutoza aho njyewe ndi boss wa Real kugira ngo mpombe Vini na umba umutoza ariko imutakaje kazana Halland ntacyo yabihombye yabihombye Vini yabayumbitse okay jatsinda Mbappe yabitsinda akubye kabiri na Halland agakuba kabiri byo Mbappe atsinda muri nimero